hari intuza hari amazing hari umukino igikora tukabaza umuntu abagiye gutsindira amadolari 50 urerede kuba yatsindira ikintu ukora uratubwira nimero ya sheri wawe tumuhamagare tuhite tumubwira bite bisawa umeze neza yego okay turi kumwe na sheri wawe ntago turi umuvuga izina kugira ngo sheri wawe atsindira amadolari 50 mu munota umwe tubwira amazina ye n'ahatuye gusa niba gorangiye ukajyayo oya turamuhamagara hano kuri kamera turamwakura bite ni sawa nimero iguhamagaye ni Amazing TV iri gutanga amafaranga amadolari 50 tubabare ugiye kudufasha utubwira amazina ya sheri wawe ntago turi bumubaza aho atuye turamubaza aho utuye weho turamubaza sheri wawe atuye navuga sheri wanjye yitwa Pasi atuye muri Halifax Nova Scotia amadolari 50 urayegukana sibyo sawa ready sawa hari uburyo twabazaniye ku bashaka kuza kwiga abashaka kuza gutura inaha muri Canada hari ikigo cyaje rwose kiri kubikoraho cyitwa mubyumve neza ibintu ngiye kuvuga ni ikigo rwose kizajya kibafasha ku bantu bashaka kuza kwiga muri Canada ari n'abashaka kujya i Burayi mubikurikirane neza kizabafasha rwose abashaka kuza muri Canada ibyangombwa ukaba ubifite ubundi bakagufasha ukaza kwiga muri Canada ari ushaka no kuza gutura ari ushaka kuza gutembera bazagufasha ni ukugana Mega Global Market kuri Amazing TV n'ubundi nk'ibisanzwe tuje twuri kumwe n'umustar uva ahantu hagiye hatandukanye very African rwose yambaye igikongomani n'umukongomani umeze neza cyane abantu mukurikiye Amazing TV show turabasambere ya byose kugira ngo yicano twabwiye yuko ari yanyu mukoreshe ya like comment subscribe kugira ngo dukomeze kwirebera icyamamare yambaye neza nk'abakongomani bizite umusheni fresh mbere yuko tuganira tugira ibyo tuvuga tugane banze mbabarire wibwira abantu kugira ngo baze kumenya uwo baganira nayo kuko benshi nagiye mbona batari kubivugaho rumwe kugeza aho babwira abantu ngo bakingirane kugira ngo tukuvugishe nta muntu uri bukwanduze buke buke gukorana nawe kiganiro n'ibintu bidasanzwe bize bite amazina yawe amazina ni Pasi bisanzwe Pasi ni amazina yawe ni amazina yanjye niswe n'ababyeyi bombi ni amazina ni izina bakwita nde wiyita nde nta zina wiyise weho wiyita nde nta zina ugira izina rimwe wiswe n'ababyeyi Pasi izina ugira izina rimwe nk'ihene usanga yitwa Mukara Mutamu Mutesi weho ugira izina rimwe nk'ihene iryo ni ryo niswe n'ababyeyi ndakubaza ni kuko ku cyangombwa ntabwo hari izina rimwe ni ryo niswe n'ibyawe ufite izina rimwe ryo niswe n'ababyeyi okay hari irindi suzi bitwa n'ababyeyi nta rindi hanyuma rero abantu mukurikiye Amazing TV uyu munsi turubuze tuganira n'uwo bita Pasi iyo bumvishe Pasi aba kugira ngo abantu badukurikiye baze kumva Pasi ni muntu ki Pasi ni ibihe bintu turubuze kugenda tuganira araza kutubwira Pasi wari we Pasi akunda iki Pasi arubatse ntantu aracyari single Pasi arya iki asoma iki kugira ngo igihe ahantu uzahagera bahita bamenya ngo turamwakiriza iki kuko ushobora kuba ufite inshuti nyinshi tena n'abakubona bakakwifuza niyo mpamvu urubuze utubwira ido nido utubwira ni umusore kunda iki wifuza iki ibintu nk'ibyo umwanya nawe agaze cyane kunda iki cyangwa ntakigara kugiye kukiba ariko none se ko kuri Amazing TV nta kibuze byose turagira gutanga ka komande abara hirya hariya babe babitegura neza kuko urabona nibwo bwa mbere tuhuye nawe nibwo bwa mbere wadusura ndibaza kandi ni na byiza kuba duhuye bwa mbere tukaba twemereye ko tukuganiriza by'umwihariko ku bantu bakuzi abajene hari inama ugomba kubagira zigiye zitandukanye niyo mpamvu tuza kugira ngo
uze kutuhereza ibintu bigiye bitandukanye kandi byiza, twizere ko nawe ari kuri Amazing TV bazabikunda. cyangwa rero ikintu cyo kumunzaniye ka badarizo nakendetse Nako ngako kemuye mugategura mu kanya ibintu biri buze kuva mu bwiza va mu bundi mu kanya turisanga ku gasozi k'ubwiza. Nizere ko iki kiganiro cyacu kiri buze kugenda neza, cyangwa rero kugenda neza twihuriye noneho hari umuntu wambwiye ati, hari umuntu twagiye gukorana ikiganiro arambwira ati ngo kariya kanyobwa buriya yakanyoye ngo hari uburyo aganira nk'imfura. Nawe ubwo buriya twizere yuko uri buze kuganira nk'imfura igihe karaba kamaze kuboneka. Turi buze gukomeza ibindi biganiro, ariko mu gihe tutarabikomeza ko tubwiye karahari n'ubundi nta kibuze. Niyo mpamvu ni gute abantu ba Pasi bamubonamo iwe atibonamo? ikintu bambonamo ntibonamo cyaba ari ikintu. So wenda bashobora kuba bambona mu kavuyo kandi njye nta kavuyo ngira. Nta kavuyo ngira. Okay. Kambona nk'umuntu witonda kandi ntitonda. Urumva uri kiyoberanye. Abantu mwari muzi ko Pasi mwamumenyera, mwamukandagira uko mubonye, burya ntabwo amenyerwa. Abantu mwari muzi ko akunda akavuyo, ntabwo akunda akavuyo, nta bindi. Kurya ni mu mafunguro yawe y'umunsi aba yitwaye gute? Afungura y'umunsi rero icyo kurya urya ukavuga ati ebana bise urumva waje muri Canada hari ibyo kurya ajya kuvuga ati nzarya ibi biryo nibifatisha kweri. Ibyo rero byaje kugorana. Wageze hano byose ubona ari bimwe? Aje kuhagira nyine bakora ari bageze ntarakundaga kuyibona cyane. Abana mbyemeza vuba ndanabirambirwa. Nicyo kintu cya kimbaza byatari. Ni cyo kintu cyagutunguye ukigera hano muri Canada? Atogana kwa namayeze kabisa. Nicyo kintu cyagutunguye cyonyine uko ari nabyo ibintu byaneraga amatsiko. Ibintu wari ufitiye amatsiko ukavuga ati ndaha ibintu narabibonye ntabwo naritegerezaga ko nabibona. Ni ikihe kintu cyaguteye amatsiko? Kwitwa umunyekanada byanteraga amatsiko. Kwitwa umunyekanada byaguteye amatsiko byatari. Ibindi rero nuko nagaragara byo byonyine urabona ko harakubiye. Ni irihe tandukaniro riri hagati y'aho wari utuye? Waje nk'umunyeshuri cyangwa waje mu buryo bwa distriment? Wenda hari uburyo abantu bajya baza muri Canada ari abanyeshuri baje kuri visa, abandi bakaza bafite PR, bakaza nk'impunzi zagiye zituruka mu bihugu bigiye bitandukanye. Weho waje mu buhe buryo? Ntabwo naje mu buryo bw'impunzi. Distriment. Ngaho nuko rero dukomeza ikiganiro, ukomeza kugenda utuganiriza ubuzima nkawe waje nk'impunzi. Wabaga no mu nkambi? Dushushanyirize ubuzima bwo mu nkambi, ni gute buba bumeze? Bihagaze bite? Ubuzima bwo mu nkambi rero ubuzima ntavuga ko butari bwiza cyane, nyine buragoranye to kuko impamvu nkubajije icyo kibazo, iyo ngiye mu bantu nkunda kumva ibinyamakuru cyangwa se ibihangano by'abantu, kumva ngo umwanzi aragahera ishyanga, ngo umwanzi arakaba impunzi, nyine bigatuma amarangamutima yanjye. Rero niyo mpamvu rimwe na rimwe iyo nganije ku muntu wabayeho impunzi, kuko akenshi na perezida w'u Rwanda yabayeho impunzi, bariya barwana mu gihugu cya Congo M23 babayeho impunzi, benshi baracyafite n'ababyeyi b'impunzi bakiri impunzi. Nawe urumva, kandi kuba turi inaha ntabwo bikwiye kuba turi impunzi. Nanone ni nk'ibihe bintu nka bitanu bibi byo kuba impunzi? cya mbere ni ukwitwa impunzi nyine. Yego. Cya kabiri ntabwo uri iwanyu. Yego. Cya gatatu nta bwisanzure ufite. Yego. Cya kane hari byinshi utabona. Nk'ibihe? Cyerekeranye n'akazi ko muri leta, ko wakwiga kose ntabwo wakabona. Bibaye bine. Cya gatanu rero ntabwo akarikira. Gatanu navuga abantu ikintu cy'igipolisi kiba ari danje, akantu ko kumva ikintu cy'ikiryo ngo bari hatari. Bari danje kabisa, cyane cyane noneho akantu ko kunywa kakaba gakenewe.
niko kaba gakeneye kubera n'akazuba izuba ryo riba riranga. ariko nibaza ko ku bintu byo kunywa abana kenshi usanga banywa no hanyuma akenshi ibintu byo kunywa ujya usanga rimwe na rimwe nyine twari ibintu biza nyuma wabonye ibyo kurya sinzi bo ni gute bavuga haba inzara ati n'abagakenera icyo kunywa ukumva ni ibintu bitandukanye. Ukuvuga ngo rero ikintu cyo kurya ntabwo kiba ari cyinshi, ni utuntu turi aho ngaho ni utuntu turi aho ntabwo bikomeye cyane abenshi baraburara iyo ntabwo bihagije abatubonye nyine baradutera abatatubonye bakiryamira kuko iyo wabonye n'utwo dukeya wumva nk'umusore cyangwa undi wese ahita yifuza ko kurenzaho akantu ko kunywa. Pasi dukomeje mu kiganiro cyacu ni ibihe bintu utubwiye ibintu bibabaza mu buhunzi ni ikihe kintu byanga bikunda ahantu hari impunzi haba hari nta occupation baba bafite haba hari ibibazo byinshi ingorane kubyara kwa hato na hato kw'abana batujuje igihe kunywa ibiyobyabwenge kw'abana bataruzuza imyaka nubwo nta myaka yo kunywa ibiyobyabwenge ibishyigikira ni ibihe bintu bitanu ukiri umwana ukiri impunzi haramwira nkambi ibintu bitanu bijyanye n'udukoryo wumva ubwawe wakoze ukiri umwana ujya witekerezaho ukavuga ati ibintu byagenze gute kugira ngo mbikore. cyane navuga nakoze ikintu cyitwa igikwe. Wakoze ubukwe ubutoto cyangwa wahise usezerana biri official uravuga ati mwana ndamuzanye warasezeranye byeruye? Narasezeranye ahubwo se nindabaye mu nkambi utarasezeranye gakora igikwe bimwe by'ubutoto ugikwe byatari mwambaraga akantu ka urushungi rwari iki yaruguru afataga agasupanete ukarambikaho amagenda kakambara utwana ku ruhande ibyo twana twabaga twabambariye noneho bagashyiraho n'uturabo n'uturabo buriya hari ukuntu mwajyaga munabigenza ubutoto bukaba ubutoto koko si yo muntu agisohoye nabyo ukashaka no kuyigana amakuru. Okay, ikintu cyagushimishije ryo koryo rya mbere wibuka irya kabiri ryagushimishije ni nyirere? Icya kabiri nakoze igisirikare. Igisirikare wagikoraga ushingiye ku ki? Nta nubwo nagenderaga kuri ibyo kuvuga ngo wenda ngo M23 kugenda hari ukuntu wenda muri quartier cyangwa se mu nkambi abantu bo muri quartier habaga bafite umwana ubayoboye pe ari kibamba akaba ari umukuru w'igisirikare. Rero natwe nuko byagayimiza twe twikorera igisirikare ari ibintu bidushimisha gutyo gusa. Noneho ugasanga akora ko ngenda n'intema ya gatatu muri quartier ya gatatu asanga wenda gatatu na kabiri byahuye bigiye gutigurana ibintu nk'ibyo za komba zabaye ako ni aka kabiri aka gatatu rero gatatu cyane akantu kwanga ishuri gukarota ariko ako kantu ni benshi bagahuriyeho ariko impunzi zipfa iki no kwiga sinzi wajya tujya kurenga igihugu cyacu bavuze ati bava formasi mugiye ntabwo muziga niyo mpamvu kubwira umuntu ngo azasubire iwabo ujya usanga tubyumva fresh yibaza nimba azasubira kujya kubagara bikamuyobera ntabwo byoroshye. Ako ni aka gatatu aka kane se ntabwo akarakara nubwo struggling iyo umuntu amaze kuba mukuru ukiri umupeti cyeka nk'umupeti nta bindi nakoze kakangira ibyo nkwibutsa iyo abantu ari abapeti akenshi banga ishuri icyo wakivuze gukora igikwe igisirikare kwanga gukaraba urumva kwiba sosoma iyo ugeze boro ko kwanga gukaraba ngo ari ikibazo. Kera nari mfite sister wanjye mukuru nako ba sister wanjye bose ni bakuru bawe hari ukuntu umwana yajyaga ava gukina n'abandi agera mu rugo mukaza mukarya aho kurya ajya kuryama gaza twanasha gaza azajya gukaraba zanuye amaguru kare utamazi yo gukaraba ngo ako kantu ko gukaraba ngo ni akantu kaba kagoranye ako gaboro twaragagaga byatari hano hari ukuntu akubwira ngo ujye gukaraba
ukagenda ugahita wikozaho utuzi freshi iri vumbi ryamara kuva wajya kuryama akongera akagaruka uzana turebe izo nzara wazikarabye ariko ntabwo yahitaga akubitamo urwara ntandi wese yayikora ngo usubira mu mazi gusubirayo akagutegera ko ku biryo rero avuga ati ntabwo urya udakarabye ngo ntabwo bibaho ibiryo akabitereka ku meza amazi akayatereka ku muryango wajya kuza ngo subirayo ameza ari hanze ntugire ikibazo bareba ko hari ibiryo ugakaraba witotomba kandi noneho warangiza bakongera akagusubiza ko n'ubundi ntabwo wabaga akarabye fureshi ntabwo byabaga ari ibintu nyine bimeze neza ibintu nk'ibyo ni byiza cyane abantu mukurikiye Amazing TV murumva ko ikiganiro cya Pasi ari ibintu byiza cyane. Pasi tubwire mw'ibyo bintu bitanu na uratubwiramo abantu batanu mwagiye mukina iyo mikino itandukanye irimo n'ijyanye no gukwepa ko no koga by'umwihariko uze kutubwira n'abantu batanu urajya ugenda ubasuhuza umbwira ati aho twakinanye uyu mukino ndagusuhuje aho twakinanye uyu mukino ndagusuhuje urumva hanyuma turaza kugaruka handi twatangiriye bya bintu byagushimishije hanyuma uze unibutsa cyangwa se unasuhuza n'abantu mwabikoranye. Turahera ku kwanga gukaraba ndo mupete wo muri karite ubwo ati mani urabizi nawe twangaga gukaraba kimwe nagusuhuje n'umuntu wa mbere nabibwira hano yitwa Dodier bagusuhuje nawe niba warisubiyeho buno wabaye mujene buno turizera ko nawe yarakuze ubu ngubu ni umutaramu nawe amazi ayenda kubi umuntu mwakoraga ubwo butoto uwo mukobwa mwakoranaga ubwo butoto naho ukaba wamubwira ati na rwose nawe ubwo butoto twarabukoranye ukabona n'ubwo byagenze ukuntu iryo zina ariko wabukoraga n'umuntu umwe ariko oya nimba ukorana n'abantu batandukanye wavugamo umwe ariko nimba warakoranaga na benshi wamubwira ati oya nanze ko kubabaza twabukoze abantu twakoranye igiko n'abasuhuje none se n'uwakwambariye ntabwo wamwibuka bose nabasuhuje bose babasuhuje oya abantu rero mwakoranye na Pasi mwakoranye amakoryo hirya no hino muri quartier ya kabiri ya gatatu ni muri kabiri mu nkambi ya Nyabiheke babasuhuje niyo mpamvu rero Pasi ubu ngubu yibereye muri Canada akaba ari umusore umeze neza ushima Imana avuga ati Imana nta kitakoze twizere yuko n'abariyo Imana izabafasha bakava mu buhunzi hari abashobora kuzajya hanze ariko by'umwihariko bibaye byiza bakajya muri Congo haba ari byiza kuko baba banze guhera ishyanga. Pasi ukunda ni ibihe bintu bitanu ukunda bitarimo kurya no kunywa? Njye nabikuyemo ntacyo tubwire ibintu bitanu wanga. Ibintu bitanu wanga. Nanga akavuyo ni kimwe cya kabiri nanga n'ikira ubwo byose bikubiye mu kavuyo ubwo byose kanze ndakeka ko ibintu byinshi byose abantu mwakoranye na Pasi muri buze kureba kino kiganiro muze kwandika muri comment ibintu asanzwe yanga mu kiganiro muri party ya kabiri cyangwa se ya gatatu azagenda abigarukaho hanyuma Pasi tutarava tugira ngo twerekeze ku musozo ni ikihe kintu uburyo wambaye nk'umujene nabonye n'ikiganiro cya mbere wakoze wambaye nk'umuntu hasta kabisa Pasi yaba ari Pasi n'umuririmbyi navuga ko nabigerageje warabigerageje waririmbaga iyihe njyana zose ko nazigerageje amajwi yose warayagerageje byose waba waragerageje kujya muri studio nayigezemo waririmbaga iyihe ndirimbo icyo badakubita bakagapera icyo mperukana koze hip hop nanjye buriya ndi umufana wa hip hop buriya mfana muri hip hop mfana Ndera mfana Riderman Gisumizi yakunda indirimbo ze buriya indirimbo ze ngenda nkurikirana nkavuga ati koko uyu mujene arabizi
ikibazo ngewe n'abantu bose mpfana nta ndirimbo zabo njya numva namenya nyine iyo bari kuririmba ndabikunda ariko ntabwo namenya indirimbo zabo. Ni ukuvuga ngo weho n'impano wifitemo yo kuba wahanga indirimbo. Ibyo guhanga wenda ndakeka ko nyifite ariko nta binyabishinga byatari, ariko wagerageza ukatwumvisha ku bakunzi ba Amazing TV. Nta kibazo kuko n'uburyo ijwi ryawe risoundinga byonyine rirasoundinga nk'iriri muri studio. Noneho ndi kwibaza uramutse ugeze muri studio ntibyacura iki? Urumva ko ntabwo wagora abacuzi, ntabwo uri mu bantu bagora abacuzi. Rero mu gihe abantu bo muri Amazing TV babikurikirana niwumva ari byiza, turabizi ko birubuze kuba ari byiza cyane. Dereza kapera ko murabizi muri hasi murabizi muri hasi hashye nanjye ndavana n'abaye umuhanzi. Murabizi biri hasi amagambo hashye. Ubwo iyo kapera yashoje yanasoje iyo ndirimbo nerakomeze kuri YouTube nayiriho. Bandike gute? bayita easy harahiye hashye. Muri buze gukora kuri YouTube channel ya Pasi, bandike nagire kuri YouTube channel yanjye nuko iyo yitwa Isdodi YouTube channel abo bajyaho bakareba. Ufite gahunda yo kuzakomeza umuziki? Nabona ko ibyo ngibyo mbifite muri gahunda cyane, ntabwo mbifiriga kabisa. Ubwo wenda ikintu numva nakomeza, ubundi njyewe nkunda ibintu bya production ku byerekeranye na film. Voilà. Ukunda gukina filime cyangwa ukunda kuba wa editing ibintu bya editing? Kuyandika, kuyikina no kuyidirectinga cyangwa se kuyiditinga. Ni nk'iyihe rero ukunda kwisangamo cyane? Role baguhereza nk'umudirect tukavuga ati ngewe role mumbonamo umuntu ufite gahunda, iyi role njya nyigwamo neza, mbasha kuyitegura kandi n'ikindi mbasha kuyikina neza. Ni nk'iyihe? Role ya mbere kuba ndi boss. Ukina uri boss? Oya, mu bigaragara byo rwose ubona ari boss. Yego, iyo ni filime itarimo kubeshya. Uri boss, wese nturi boss. Uri boss iyo ubasha kwishyurira inzu muri Canada man. Ako none bijya muri filime. Yego, niyo role kabisa ndayifiringa iyo gukina uri boss. Ufite abakozi, ufite umugore. Ahubwo noneho kera nyine mpeta igihe navuga ngo wenda ninza b'umukire ndashaka abakozi kuryo ntazajya nkandagira hasi. Numva ko ninza mfite umukozi nzamva mu modoka akaryama hariya agatambuka ku mugongo akakandagira undi. Ubwo wo kujya kuharyama wajya gutegura n'amafaranga wajya umuhemba. Abakozi utari bubahembe birumvikana. Izo ndozi wazigezeho? Urateganya kuzazigeraho? N'ubundi bizagerwa, wenda nuko iyo umuntu amaze kuba mukuru birashira, hari byinshi ahindura. Urumva utazaba mu boss uhagika gushaka umukozi uzajya uryama hasi ukagenda ukandagiraho? Aya ibyo byarahindutse, byari iby'ubwana. namaze kuba mukuru abakozi ndabakoresha mu bundi buryo akataruga ngo kuryama. Akizo nzo nazigeze kandi ndanazifiringa. Abantu bakurikiye Pasi kuri Amazing TV, Pasi yaba afite uko agaragara imbere ya kamera no mu buzima busanzwe n'ire itandukaniro rihari? Navuga ko nta tandukaniro rihari, ni ibisanzwe. Uko wambona kuri kamera nako wambona nyuma ya kamera. Cyangwa se uri karume, ni umuntu udakunda akavuyo, ibintu y'ibyo. Pasi nimba atari ibanga uri hagati y'imyaka ingahe? Rero ntabwo ngejeje 25. Ntabwo urayigeza? Ntabwo ndayigeza no pe. Uri munsi ya 25? Ndi munsi ya 25 ariko ntabwo ndi under 18. Okay. Hanyuma Pasi afite umukunzi? Umukunzi? Umukunzi arahari? Umukunzi arahari kabisa. Hari ikizamini hari cameraman mfashe aba ntije telefone, aba mpaye telefone gato. Duhe nimero ye.
aha 902 902 403 403 0592 ah 0592 05 92 92. Okay. Sheri wa Pasi duhite tumuhamagara, hanyuma akimara kudufata ikintu turi bukore turamubaza sheri wawe yitwa nde, kaburetse ciyemo turahita tumubaza hanyuma amadolari 50 urawiyatsindiye kunyashakara yego nuko yakaga kwindaba cyangwa kavuga karundi cyangwa akavuga ko hari undi, ubwo nabyo biraba ari ikibazo. Ntabwo iciyemo, niyo mahirwe. Igihe kiradutwaye rero, ariko dukunda kugira imikino nk'iyi igihe cyose dukoze imikino nk'iyi kugira ngo abantu bitsindire amafaranga. N'ubundi Amazing, ushaka umukino nk'uyu nguyu igere kuri Amazing, turagukoresha ikiganiro, aho ushaka gutsindira amafaranga ukayatsindira amadolari 50. Hariho n'uyarenza, biterwa n'itombora boss yateganyije. Hanyuma tukiri ku musozo, tujya ku musozo, tubwire ibintu nka 5 cyangwa se 6 wabwira abafana bawe. Abafana banjye hip hop, uririmba hip hop uburyo ushaka gusimbura Papa Cyangwe. nababwira abantu no kujya kuri YouTube channel yanjye bagakora subscribe kugira bazajye bazibonera igihe, bakora share, like, ibindi byose bikenewe n'abandi bose bakabyumva. Ubundi imiziki no kuyibakoma cyose. Uteganya gihe ki? Igihe cyo nabona kibabwira kuko birahinduka isaha n'isaha, usanga ndababeshye ibintu nk'ibyo nyine, ariko isaha n'isaha abantu bibona. Reka nze noneho tujya ku musozo, tubabwire uwo bita Pasi. Twaganiriye nawe kuri Amazing TV. Abantu mukomeza gukurikirana Amazing TV, ubushize hari abo twagiye dukomeza gukoresha ibiganiro bigiye bitandukanye, bose bagaruka mu muryo wa filime. Muri filime twizere ko tugiye kubona inganzo nini, byanga bikunda tuzabagezaho umuziki, inganzo n'abandi muzagenda mufatanya ni benshi. Dukomeza kubabwira mukomeze gukora like, comment, subscribe kandi kujoininga Amazing TV. Na mahirwe kuri weho gutsindira impano zigiye zitandukanye, dore yuko kuri Amazing TV unafite basigaye batanga amahirwe ku bantu bize imyuga itandukanye, bize ibintu by'ubumenyi ngira kenshi bakomeje ahandi ugomba kwiyandikisha. Ufite umuntu uri muri Afrika ukeneye kuza muri Canada cyangwa se mu bihugu bitandukanye, nawe ushobora. Link yacu niyo ngiyo, ureba ikiganiro wamara kugipininga, warangiza ugatera comment wabisaba tukabiguhereza, tukakuconnecta. Waba uri mu Rwanda, mu Burundi, mu Bugande, Tanzania, Kenya, duhita utubwira ku kiganiro cya Amazing TV, tugusharinga nimero. Hari ibyo wuzuza, amafaranga urayatanga. Iyo bidakunze utujuje ibisabwa barayagusubiza 100%. Ariko ndizera ko dufite abantu benshi bakunda kugira amahirwe yo kuza hano muri Canada, nabo waba ufite babonereho, sibyo? Hanyuma rero tujya ku musozo, mukomeze mugane Amazing TV. Tubafitiye ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye mu buzima busanzwe, ese n'ibiganiro bya politike nabyo turabigira, tubyidagaduro, ibintu byinshi cyane muzajya mugenda mubibona. Icyo musabwa ni ukora like, comment, subscribe, mugasharinga bagenzi banyu. Kuri TikTok ni MCGK Hope, ndetse na Pasi yaje kubabwira Amazing TV nayo ari kuri TikTok, Facebook, ibintu nk'ibyo ngibyo. Turava mu bwiza tujya mu bundi, mukanya turisanga ku gasozi k'ibyiza. Ubutaha dukenera tuzakubona. Murakoze cyane. Nawe murakoze cyane. Sawa sawa. Hari intuza, hari Amazing, hari umukino igikora. Tukabaza umuntu abagiye gutsindira amadolari 50. Urerede kuba yatsindira. Ikintu ukora, uratubwira nimero ya sheri wawe, tumuhamagare, tuhite tumubwira bite, bisawa, umeze neza, yego, okay, turi kumwe na sheri wawe, ntabwo turi umuvuga izina, kugira ngo sheri wawe atsindira amadolari 50 mu munota umwe, tubwira amazina ye n'aho atuye.
gusa niba wakorangira ukajyayo. oya turamuhamagarira hano kuri kamera turamwakura bite ni sawa. Nimero iguhamagaye ni Amazing TV iri gutanga amafaranga amadolari 50. Tubabare ugiye kudufasha utubwire amazina ya shere wawe, ntabwo turi bumubaza aho atuye, turamubaza aho utuye weho, turamubaza shere wawe atuye. Navuga shere wanjye yitwa Pasi atuye muri Halifax Nova Scotia, amadolari 50 urayegukana. Sibyo? Sawa. Ready? Sawa, urakoze. Koramo password.